Lenny Today updates news. Yenda nababwira uburyo naje gusanga ibintu by'amakoti atari ibyanjye mu costume. Nago ndibugaruke ukuntu ninjiye mu itangazamakuru ngatangira kuryikora ku giti cyanjye, uretse ko mu minsi mike guhera nko mu kwa gatandatu kugeza mu kwa 9 ubwo namezi 3 mugiye kujya mu nyumva kuri Radio Salus, ariko nago nzahatinda nyine ni uburyo bw'igihe gito. Muri secondaire niganaga n'abajama bakajya bambwira bati wowe rero nari ibintu by'amakoti nagari byawe. Ngo impamvu ni yihe? Ngo ufite ngukuntu ngo ibitugu byawe bimeze nk'ibya Deroke. Sikoko nibyo ko ngo uburyo nyine ngo biramanuye ngo nka Deroke nuko. Ngo kandi Deroke nagajya yambara amakoti uretse nyine twatundi twutujira. Uretse ko utujire natubuze ngo nanjye mwigane. Nuko nza kumenya ko ngewe nyine nize imibare physique na chemistry cyangwa ubutabire. Nza kumenya ko abarimu ngo bategetswe kutambara ibintu bihenze cyane, temerewe kwambara ibintu bya menshi. Burya abarimu n'abapadiri nago abapadiri barambara, abarimu nago bambara ibintu bihenze cyane, biyambara ibyo babonye nyine bakagenda bakigisha nta kibazo. Uretse ko hari birumvikana nyine hari bimwe tugenda tubareberaho nka biriya yakuza muri class batateye pass byose nabishigikira bira byo kwambara nyine. Okay. Nuko za kumenya ko bategetswe kutambara ibintu bihenze cyane cyangwa ibintu birangaza abanyeshuri. Nuko nanjye rero nibwo navuze ni ubundi wagiye kwigira ubwarimu si byazamereza umutekano, ibintu by'amakote bikagenda bikavaho. Niyo mpamvu rero mumbona gutya nabyo amakote nibi by'ingofero bije vuba. Nago nisanzwe nge nambara ingofero kuko nyigera muri kaminuza ingofero nari nyifite, noneho nagera kuri gate bakavuga bati kuramo, nako iyo twibeshye nukure mabara yitwara, ahubwo waragera gukibwiriza buri kanya ngakuramo. Kandi nge nanyuraga kuri gate cyane, muri class ngakuramo, mu rusengero ngakuramo, mu kiriziya ngakuramo, ahantu henshi naba ndi mu nama ngakuramo. Ndavuga bino na bintu ntabwo nahivamo, mba ndetse kwambara ikoti, mba ndetse kwambara ingofero gutyo. Ariko ubu ngubu nanjye mba nibe hano kuri Lenny Today nifite umutekano, niyo mpamvu mvuga nireka kano kagofero ngateremo. So nizere ko mumeze neza. Rero ni Lenny Today updates news, tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Twibere muri story time. Muraza kumbwira ngo meze nka Deroke koko barimo barambeshyera. So ibihe byiza rero aho muherereye hose, ngiye ndabakunda cyane no kuri pe. Nizere ko mwakoze subscribe kuri Lenny Today, twenda kuzuza igihumbi subscribers, ubundi natwe batangira tukajya tubagezaho ibintu byiza cyane kurenza uko byari bisanzwe. Ibihe byiza. Lenny Today updates news.